twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa gatatu w'icyumweru cya gatatu cya Pasika, tariki 7 Gicurasi 2025. Ahantu tugiye guhura n'Imana ni mucyo duce bugufi twakira ijambo ry'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Umunsi w'urupfu rwa Stefano hadukitotezwa rikomeye muri kiliziya y'i Yerusalemu, maze bose uretse intumwa batatanira mu turere twa Yudeya na Samariya. Abantu bubaha Imana bahamba Stefano baramuririra cyane. Naho Sawuli we agumya kuyogoza kiliziya, acinjira mu mazu agafata abagabo n'abagore akabashyira mu buroko. Abari batatanye bagendaga hose bamamaza inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Filipo nawe aramanuka ajya mu mujyi wa Samariya yigisha abahatuye ibya Kristo. Rubanda bashishikariraga n'umutima umwe inyigisho za Filipo, kuko bari barumvise ibitangaza yakoraga kandi bakanabibona. Koko rero roho mbi zasohokaga mu bari bahanzweho zisakuza, ibimuga byinshi n'ibirema bigakira. Nuko muri uwo mujyi haba ibyishimo byinshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 66. Mahanga mwese nimusingize Imana. Mahanga yose nimusingize Imana, muririmbe ikuzo ry'izina ryayo, muyikuze muvuga ibisingizo byayo. Nimubwire Imana muti, mbega ibikorwa byawe ngo biratera ubwoba. Abatuye isi bose bapfukamye imbere yawe, bakagucurangira baririmba izina ryawe. Nimuze mwirorere ibikorwa by'Imana, yo abantu batinyira imyato. Yahinduye inyanja ubutaka bwumutse, n'uruzi barwambuka ku maguru rwakamye kare. Niyo mpamvu tuyigirira ibirori, ku bubasha bwayo iraganje ubuziraherezo. Mahanga mwese nimusingize Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 35 kugeza kwa 40. Muri icyo gihe Yesu amaze gutubura imigati abwira imbaga y'Abayahudi ati, ni njyewe umugati utanga ubugingo. Unsanga wese ntazasonza bibaho, n'unyemera ntazagira inyota bibaho. Nyamara narabibabwiye, murambona ariko mukanga kwemera. Uwo Data ampa wese angeraho, kandi uza ansanga sinzamujugunya hanze. Namanutse mu ijuru ntazanywe no gukora icyo nshaka, ahubwo nje gukora ibyo uwantumye ashaka. Icyo uwantumye ashaka ni ukutajya n'umwenzimiza mu wo yampaye, aho nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Icyo Data ashaka ni ukubona mwana wese akamwemera, yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ninjye mugati utanga ubugingo. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, neza y'Imana buri munsi. Nyagasani tuje imbere y'ubwiza bwa twebwe abanyabyaha n'abanyantege nke, tugutura ibidushikamiye byose. Akira amagorwa turimo, akira akaga turimo, akira ubuhungiro turimo, akira ibibazo dufite bya buri bisubizo Nyagasani. Akira muri aka kanya uburwayi bwanze gukira. Akira muri aka kanya abari kure yawe. Akira Nyagasani muri aka kanya abantu bose biteguye gukwakira. Akira ubuzima bwacu burimo ibibazo, ariko dukeneye ko Yezu mwiza watubera igisubizo cy'ukuri. Akira Yezu ibyo dufite byose, ibitugora, ibidushavuza, ndetse n'ibindi byose bitunaniza. Nyagasani bane natwe muri aka kanya ubwo turi kumva ijambo ryawe, ridufasha kugukwegera ndetse no gukomera, gushikama mu bibazo, mu bitotezo, bityo tukwiringire kuko ari ubuvunyi bwacu, Yezu Kristo umwana w'Imana, amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Nawe uture Nyagasani isengesho ryawe muri aka kanya. Yezu ari kugenda atambuka, aratambagira hose iwawe, mu rugo, mu baturanyi, mu nzira. Yezu arimo ari kugenda akiza abantu. Yezu arimo ari kugenda akora ibitangaza, dore ko ari we mugati w'ubugingo. Umuhanga Nelson Mandela niwe wavuze ati, de malheur soit j'apprends soit je gagne. Ngo iyo mpuye n'ibyago ntabwo ari umwanya wo kwiheba cyangwa kwivumbura, ahubwo ibyago bimbera igihe rimwe n'igihe cyo kwiga, ikindi n'igihe
nshobora kubibyazamo umusaruro nkabonamo inyungu. Amen, amen, amen. Ese wowe ibyago byawe hari ubwo ujya ubibyazamo umusaruro ukabonamo inyungu? Cyangwa igihe cyawe cy'ibyago kikubera igihe cyo kwivumbura, kwirata, guhemukira Imana, kujya kure y'Imana? Hari n'abandi nabo nanjye kuvuga mu mayeri, igihe cy'ibyago aribwo barushaho kwegera Imana. Nuko ibyago byarangira ukabwira Imana uti Mana, abo twabyaranye nabo, ugatera Imana umugongo. Ese ibyago byacu ni inzira nziza yo kugana Imana? Ibyago byacu biratwigisha nuko tugakira ariko tukibuka gukinga, cyangwa ibyago byacu bituma dutana n'Imana, tukajya kure y'Imana ngo kwa kwiheba, kwa kwivumbura, uti Nyagasani ibintu wabimbaye, nanjye ngiye sinzongera kugaruka mu ngoro yawe. Nyagasani ibintu wabinkoreye, nanjye sinzongera kujya gusenga. Nyagasani ibintu urabimpa, Mana nanjye iki sinzakiguha, sinzakigukorera. Ugasanga Imana twayifashe nka petit frère cyangwa mubyara wacu, turi gukina ubyara n'Imana, ngaho turi kugurana n'Imana. Mana nutamike nanjye sinzaguha iki ngiki. Ndinde kugira ngo ishake gushyogoranya n'Imana, cyangwa kugira ngo mbashe kujyana Imana uko nshaka. Manipuler Dieu. Nuko abantu benshi tujya dushyira Imana mu kiganza cyacu, ngaho Imana ari petit frère cyangwa ari mubyara wacu, tukaza kwegirwa ko Imana yisubiriza igihe ishakiye, igakora igihe ishakiye, kandi igakoresha uburyo twebwe tutiteze. Ngibi ibyago muri aka kanya tujye kuzirikana uburyo ibyago ushobora kubibyazamo umusaruro, kandi kuko bigakwera imbuto nziza kandi nyinshi. Imyifatire yawe iyo uri mu byago, nanjye nawe tuze kureba ibyago duhura nabyo, wasanga bishobora kuduhirika. Ese turahirima cyangwa turabyuka tukarangamira Nyagasani? Mu gihe cy'ibyago tugenza dute? Mu gihe cy'ibyago tubaho dute? Mu gihe cy'ibyago tubana n'Imana? Aya masomo rero natwereka uburyo iyo uri mu bibazo, iyo uri no mu bisubizo, ugomba kubana n'Imana buri munsi. Muri iki gihe cya Pasika, nyuma y'uko Yesu amaze kuzuka asubiye no mu ijuru, intumwa zahuye n'ibyago bikomeye cyane, ibibazo. Ariko se muri ibyo byago bakomeje kubona mu Imana? Tuzajya twumva muri igihe twagiye n'intumwa cyane cyane batubwira uburyo Nyagasani yohereje umumarayika we agatabara intumwa n'abigishwa abandi benshi, abakristo ku ikubitiro, ukuntu Imana agiye bagoboka, kuko kiliziya ya Kristo yubakiye ku rutare, rwa rutare rudashobora gusenywa n'imiyaga n'imivumba, ahubwo Nyagasani ararukomeza kuko niwe rwubakiyeho. Ngibi ibyago duhura nabyo, hanyuma nawe ukavuga uti harya ibyago ndimo bimfasha kwegera Imana, cyangwa ibyago ndimo birituma mpunga Imana? Kandi byaba. Isomo rya mbere twakiriye ni isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aho batubwira kiliziya iri mu kaga, kiliziya iri mu bibazo. Nyuma y'uko wa mudiyakoni Stefano tumaze iminsi twumva amaze kwitahira, bamaze kumwica, bamaze kumutera amabuye, ngo hadutse itotezwa rikomeye kuri kiliziya ku bayoboke b'Imana, nuko batatana mu mijyi hirya no hino. Nuko igihe cyageze nyine ngo uko bagiye batatana, niko bagiye bajya kogeza inkuru nziza. Uko batotezwa, uko barushaho kugenda batotezwa, niko inkuru izakomeje kugenda yamamara. Nuko bakwira imijyi yose. Tuzumva cyane cyane umudiyakoni bita Filipo arimo genda atembera muri iyo mijyi akora ibitangaza bya Roho Mutagatifu, kuko Imana iri kumwe nawe. Nyagasani rero natwe nk'abayoboke b'Imana batatanye hirya no hino muri iyi mijyi, nta kindi kizabajyana usibye kujya gute, usibye kogeza inkuru nziza. Gamariyeli niwe duherutse kumva ubwo intumwa nanone bari bazijyanye mu rukiko, bari kuzicira urubanza, bazikubita bazitoteza. Nuko hari ijambo rikomeye yavuze, aravuga ati mw'Abayahudi mwe muritonde, mwipfa guhubuka mwihuse, kuko aba bantu niba ibintu byabo bituruka kwa Sekibi bizisenya ubwabyo, ariko nanone bituruka ku Mana. Nubwo mwagira muti ntabwo mushobora kubisenya, nta nibyo biba ku nkuru nziza. Abantu benshi bajya batoteza kiliziya, abami, abategetsi bakomeye n'abandi benshi cyane, buri wese ku buryo bwashobora gutotezaho kiliziya, ndetse n'abayirimo nabo bashobora no kwitoteza ntawamenya, igihugu ntawamenya. Hanyuma tukareba ngo iyo kiliziya aho twahereye tuyitoteza, uzi ko ushobora kuyitoteza ukazayisiga hakiri n'abandi bakiri kwitoteza, ukazayisiga. Kiliziya ni uko ikoze ni uko ikora, ko akenshi ihora n'ibibazo, imiyaga, ariko ntizigere ihungabana. Nta nibyo umuhanga yigeze avuga ati nyaboneka yitonde, umunsi kiliziya itari guhura n'ibibazo n'ibitotezo,
umunsi kiliziya izaba iriho mu mudendezo mu mahoro nta kikoma. Atasiyo abayobozi ba kiliziya ngo bazagere batabazegure. Kubera iki bazegura? Kuko nyine arije dushaka shushanya n'inusi tukagendera mu kuboko kw'isi, ariko atari byo Imana ishaka. Imana ishaka ko twarwanya ikibi. Kiliziya rero ni cyiza, kiba kiri guhangana n'ikibi. Rero nta na rimwe kiliziya izabaho mu mudendezo, kuko buri gihe ihora ari urumuri rumurikira abantu. Rero umuntu wese uhora ari urumuri rumurikira abandi ntabwo inusi imukunda. Akenshi ibiri mu mirwano nyine ngira igitotezwa, ariko erezoma uzishima unezerwe. Na nicyo intumwa basoza tubwira uburyo zatashye zishimye, kuko ziri kuzira Yezu Kristo, bari gutotezwa bazira izina rya Yezu Kristo. Nk'uko rero inkuru y'Imana igiye kogera, yamvugo y'umufaransa igira iti de quelque chose malheur est bon. Imana ikora ku buryo bushoboka byose kugira ngo bya bibazo itambutse mu kuboko kwayo iza kugirira abantu neza. Bya bindi by'uko Imana yandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Ngiki ikivuye mu itotezwa ubuhungiro, havuyemo ikintu cyiza cy'uko inkuru nziza y'Imana igiye kogera, Yezu Kristo agiye kogera. Yezu Kristo ntabwo yiburira. Ngiye Zaburi y'umunsi nayo iratwibutsa amahanga yose gukorana agasingiza Imana. Amahanga yose nimusingiza Imana. Amen, amen, amen. Iri somo ndetse n'ino Zaburi biratwigisha inzira y'Imana, inzira y'ubumwe, kubumbira ahantu hamwe. Shitani iratatanya, ariko Imana bagera mu buhungiro, Imana igakora ibishoboka byose ikongera ikabahuza. Ivanjiri y'uno munsi turi gukomeza twumva Yezu umugati w'ubugingo, umugati wamanutse mu ijuru. Yezu Kristo umugati w'ukuri. Nyuma y'uko Yezu agaburiye Abayahudi imigati bakarya bagahaga, bo bakomeje gukurikirana imigati hano ku isi. Nuko ntibareba Yezu ubagaburira imigati, Yezu ukarisiya bwa buzima. Nk'uko natwe dukunze guhungeta abandi tubabuza umugati, tukabatoteza, ba bandi dushaka gusahura ibyabo, ba bandi dushaka kurya tukikubira. Ibyo byose rero byerekana ubuzima bwa hano ku isi dukunze dushaka kwiberamo, ariko tutari kurangamira ingoma y'ijuru, tutarakurangamira Yezu Kristo. Iyo migati yose, ubwo bucabiranya, uko kwikubira, uko kwikunda, uko gusakuma ibya hano ku isi tukima abandi, ibyo byita nyine inda nini hano ku isi, ntitwongere kureba Yezu Kristo. Nk'uko inda zacu zishobora kuba nini, ariko tukibagirwa kureba ku ijuru, kureba Yezu Kristo, we mugati utanga ubugingo. Ngo Yezu Kristo utubwira ko aje kudukoranya twebwe abatatanye. Sekibi aratatanya, Sekibi arahungeta, Sekibi acamo abantu amacakubiri, akabajyana mu buhungiro bagahungabana. Ariko umugambi wa Yezu Kristo ko tubwiye ivanjiri no munsi ni ukurokora, no gushakashaka yazimiye, ni ukubumbira hamwe ba bandi Sekibi atatanyije. Nuko Yezu Kristo agatumbira hamwe, kuko turi abana b'Imana. Buri Imana ikora ibishoboka byose kugira ngo yongere tugarurire icyanga icyizere. Yamvugo nanone igifaransa igira iti Dieu arrange ce qui nous dérange. Ngo Imana ikora ibishoboka byose bya bindi batatanyije, bya bindi bajugunye, nuko Imana ikabirundanya. Ngiye kizana Yezu igihe cy'ibyago, nawe ntukihebe, kuko Yezu buri gihe abashakisha uburyo bwose yagukiza. Kandi ikindi, Yezu afite inzira nyinshi, ntabwo yiburira. Imana ifite inzira igihumbi, bishatse kuvuga inzira nyinshi ishobora gucisha mu mukiro wawe, kandi ugundi yashaka kugera nabi, ariko Imana buri gihe ukuboko kwayo guhora kurambuye kugira ngo Imana icishe mu mukiro wayo iza kugukiza. Ese wo mu byago uhagaze ute? Ibyago bikubera umwanya wo guhura n'Imana, cyangwa bikubera umwanya wo gutatana, ubushikamirwe, ibitotezo? Aho uracyari kumwe n'Imana? Muvyeyi, ngiye kukubarira inkuru, ariko ufata agatambaro kawe, kuko ndabizi habuza kugera ukagira ikiniga, cyangwa ukaba wanahamuka, ariko uze gukora ku buryo usoza ino nkuru igere ku musozo ugihari, kugira ngo nawe ukomeze kureba uburyo ujya witwara mu byago, mu bibazo, mu bushikamirwe, mu bitotezo. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abasore batatu ngo bari gushaka amafaranga nk'abayataye, dore ko iki gihe abantu benshi no gushaka amafaranga gusa, iby'Imana shwi, umutima shwi. Nuko rero inkuru umwana isubira inyuma, ngo abasore ko bagendaga bajya gushakisha muri gahunda z'ubucuruzi, ngo baza kugwa kuri zahabu ahantu mu ishyamba. Babasore ngo babiri bari inshuti cyane, ngo baza kujya ku ruhande bati, umva ko biri kose dushobora gukira bigakunda, ariko dukuye muri mugenzi wacu kandi byakunda. Umugambi barawuzuza,
nuko afata icyemezo ngo aho hari icyobo, mubyeyi ntibize kuguhamura ndabizi biteye n'ubwoba, ngo hari icyobo kinini cyane ngo batashoboraga guheza amaso ngo barebe hasi. Bafata icyemezo kugira ngo ka kazahabu kazabakwire ko ari babiri, bagomba kujya nyine undi bimurira ahandi. Nuko umugambi uranozwa, bamwimurira muri cya cyobo, bamumanuriramo. Barangije ntago barekeye aho ngaho, ngo bafata beto, bafata sima n'umucanga neza barahamangira. Ati ntihazagire unamenya uko byagenze, ntazigera atabaza. Nuko bamupfundikira aho ngaho, barigendera bariruka, birukana ya zahabu yabo. Ngo bageze imbere, ngo bagiye kureba basanga atari zahabu ahubwo ari ingufuri. Neza babiri cyuya, ako kanya ngo bahita barahunga, kuko babonaga n'ubundi nibajya kongera gutabura mugenzi wabo n'ubundi araza kuba yapfuye, bityo ntihazagira ubamenya ko ari bamwishe, ari bamubambye muri cya cyobo. Nuko igihe kiragera babaho ngaho bihebye. Igihe cyaje kugera nyuma y'igihe kirekire, ngo baza kugaruka kugira ngo bajye gusura yamba cyangwa barebe ko yasima yafashe neza. Ngo bageze hafi mu gihugu, bahona mugenzi wabo bari baroshye muri cya cyobo, ngo yarakize, abasaba ko yabaha akazi bakamukora mu ruganda rwe. Batangira kubyibazaho uburyo yaba yarakize, uburyo afite ibintu, uburyo yateye imbere, bakagira ngo ni umuzimu. Nuko aza kubabwira ati cya gihe naramanutse muri cya cyobo, nsanga ni icyobo cyari kirimo zahabu, nuko hari indi nzira ihingukira hirya. Aho niho naje gusohokera, na gahunda zisonda zose nyinshi cyane, kugeza ubwo noneho nazibonye ari nyinshi cyane. Ubu ngubu nimwicare mutuze, mbakaze mu ruganda rwanjye ko gutunganya zahabu. Neza babandi bafatwa n'ikiniga, ntuze kumbaza uburyo bibwirije bagasaba imbabazi, n'uburyo bagiye babwira mugenzi wabo uburyo bamuroshye n'imigambi bamucuriye. Ibyo ntuhite ubimbaza, ahubwo wa mubyeyi we, wowe iyo ugeze mu byago witwara ute, ukuramo iki? Yamvuga igira iti umwanza gucira kobo, Imana igucira kanzu. Haleluya, amen. Nguko ushobora kuroha mugenzi wawe wibwira ko upfundikiye, ariko Imana ikaza gupfundurira ahandi indi nzira. Inzira z'Imana ni nyinshi wa mubyeyi we, ntawe azirondora ngo azivemo. Icy'ingenzi ni ukureka Imana akaba ariyo tubana nayo. Naho ubundi ubanye n'abantu bonyine, ntabwo uzi imigambi mibisha bakugiriye, ntabwo uzi ibyo bari kugucurira. Ujya wizirika ku Mana. Imana ifite inzira nyinshi cyane ishobora gukunyuzamo. Uri mu byago, uri mu bitotezo, uri mu gahinda, uri mu buhungiro, Nyagasani ntiyiburira. Reka dusoreze ku kantu gakomeye cyane abantu benshi batajya baha agaciro. Abahanga mu gukora publicité bemeza ko haba uburyo bubiri bwo gukora publicité bw'ingenzi. Mu buryo bwa mbere ni ukuvuga ikintu ukagitaka, ukajya uvuga uburyo iyo urinywe nk'amata uhita ushisha, zashisha kibondo. Iyo uguze ikintu runaka ahangaha uhita ukira ukamererwa neza, cyangwa uhita ubona amafaranga menshi cyane. Za publicité nyinshi cyane bitewe n'uburyo ushaka gucuruza. Ubwo ni uburyo bwiza bwo gutaka ikintu ukagitaka, ukagitakiriza. Ariko abahanga benshi bemeza ko uburyo bukomeye bwa kabiri ngiye gukubwira ari bwo gukora publicité neza kandi gakunda ikagenda neza. Uburyo bwo kuvuga ikintu nabi. Kera ngo habagaho umugabo ngo yashaka kunywa inzoga nyinshi, bamupfundiraga inzoga ati inzoga irabishye, akaza kwirangiza yose ati irabishye, bakamwongera ati ariko irabishye. Iyo ni publicité nyine ari gukora guhishwa. Iyo rero ushaka ko ikintu kimenyekana ku bundi buryo, usibye ko tabari cyo ugamije, wowe uzi ko ugiye kugisebya, nanone hari uburyo usebyamo ikintu ahubwo ukaba uri gucyongerera agaciro. Cyagiye uri gutuka mugenzi wawe, ukagibwira kuri kumutuka, nyamara Imana iri kumutaka, iri no kumutonesha. Cyagiye uri kumucira ko umurohamo, Imana iri kumwereka indi nzira agomba kunyuramo, bityo akazagera heza, yakira kandi nawe akagukiza. Mubyeyi, nta bantu bari kugutaranga muri minsi, nta bantu bagusebeje, nta bantu bagutoteje. Ese ushoboye kubyihanganira cyangwa warivumbura? Ukibagirwa ko iyo nzira nayo Nyagasani yayikoresha kugira ngo akugire neza. Nutsinda icyo gihe nyine ntuvuga nabi, ntusakuza, ntutongana, ahubwo uratuza ukareka Nyagasani agakuyobora inzira zidashaka, kuko agukunda. Iyo niyo publicité nziza. Reka rero abavuga bavuge, amagambo azashira. Ntabwo tuzakora ubutumwa turi mu madamararo, mu munezero, mu byishimo, ahubwo byishimo byacu niyo mvune, nibyo bitotezo, nako gahinda. Ngaba bahire Nyagasani atubwira muri Matayo 5
rimwe kugeza kuri 12. Abahire ibyago, ibibazo, ibisubizo, ujye ucunga niba uri kumwe n'Imana, ibindi biharira Imana kuko niyo mugenga wa byose. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.